Jewe ubundi abantu benshi baravyibaza. Banyibazaho cyane ko bagwanyirika. Cyabindi bavanga umuntu ngo ni umwana w'imihanda nawe uri umusaza w'umuhanda rwo. Wazabaye umuhanzi bikanye. Nubundi kare narebaga Yakira. Bana. Yero ngo ni umustar. Yakira of America. ndakubwiye swaga uburiho ntabwo kuba mu ruhango rwose wazaje ukibira hano biryogo azanyamirambo muzuru umusitari muzuru erega kutushere mushere la legend oya ariko urabona David nawe rwose wenda kuri karavate niko tari kuyideshireyo wapi rwose urabona mu myaka ugezemo urabona ipantaro wayigeza kwa sobo none se coiffure midi ntabwo ubonye hasi Yesu none se uri coiffure midi nanjye ndikaweje mu bintu banshimisha wallahi David antuka vraiment mimi nakupenda sana marigereke urambye ari Urikirara rwose oya nefa ntabwo burangiye mfite papa w'ikirara nkawe vraiment ariko na Yesu bamwitaga ko ari kirara ngo cyumwe inzoka none se ko Imana yari yaje mu isi iri muri Eden iri kure mu muntu iyo nambara mu ijuru yari yatejwe na nyine ni Satani yavuze ngo yicaye ku ntebe y'Imana yishira hejuru yaje kwisara iramwihorera yarayirebaga ko ni yamuremye arangije barazamuka tunda Jesus bati we toka inje abwira komanda malaika ahita bamtupano kwikaza kibaranga niyo mavu n'ubwira ni Satani toka waranesheshwe ni uri hasi yani kwa china les aramuzura awe yaramushize ati twamushize harahe nkuko bamushyira munsi hariya ati bon aragenda ahita avuga Lazaro allez viens Tchila Lazaro ngwino Lazaro itas direct mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha murakoze cyane reka tongere duikaze kureba X-Large nanone twizere kumeze neza cyane nkuko bisanzwe tongeye tugarukanye n'abo bagabo babiri ndakeka mwarabibonye cyo twakoze ikiganiro turi kumwe na Kanyombino ndetse na TAIME David hamwe na YAKA ariko ukuntu byagenze TAIME David yatubwiye ati ngiye ndashaka gukora ikindi kiganiro ndi kumwe na YAKA nabonye ari umwana unyubaha umwana unyumva umwana unega amatwi nurumva ati Kanyombya we rwose afite amadaimon turavuga why not kuki dutaza ngo tuganire cyane ko bimaze kumenyekana ko muri mu bantu basetsa abantu hano muri Kigali iyi deshyira ariko ni yindi cyangwa ni yindi wari ufite kiriya gihe tukora David nonge waminduriye changer nahinduye David none zisitire none umwe abantu umwe deshyire ku koti contre cravate none muze cyakora wakunyereka kera ukiri umusore rwose jewe ubundi abantu benshi baravyibaza banyibazaho cyane ko bagwanyirika cyabindi bavanga umuntu ngo ni umwana w'imihanda nawe uri umusaza w'umuhanda rwo YAKA kurya ibigori ariko nari ikigori mukanya tu hano gutya birahari kabisa ku ngofero kuri rineti mama yake na mama wazabaye umuhanzi bikanye nubundi kare narebaga Yakira bana yero ngo ni umustar Yakira of America Yakira lagumus nare diga grosi ko nguna Yakira saririmbizi David ndakubwiye swaga uburiho ntabwo kuba mu ruhango rwose wazaje ukibira hano biryogo azanyamirambo muzuru umusitari muzuru erega kutushere mushere la legend uziko ariyo mpamvu bura Kanyombya akunda kukuzana ibintu byo gupa ukora kureba avuga ati umusaza agiye kunjyana hiti agiye kuryana ngiye kumuryana hiti kuko njyewe nzi uvugisha ukuri nibigeze ukora mu mifuka
Non, jamais dans ma vie, parce que les banditismes, non. Oui, les banditismes ne peuvent pas jouer. Des bantis. ukiri umupagani Nyine bazubaraga na Bazubaraga. nakuteraga da. Dedwa. Nyine uvaga ntago wagereraga je. noneho wajuje Era sheshi kabisa. Kokoti kabisa. abantu barebe David bamusaba ariko yakowe David ubu ngubu uramubona gute uramubwira iki muri Oya uyu musaza nanjye ndenzeho rwose. Uyu musaza kabisa ngiye yo nkubonye mzee David. I respect you coup de chapeau. ariko rero kiraje gukora kiganiro wari utangiye complaininga kubijyanye n'imyambarire ngo ariko byibura yareka dushyire ngo nago mwibereye ngo waravuze ngo agiwawa. Oya ariko urabona David nawe rwose wenda kuri cravate niko tari kuyideshireyo wapi rwose urabona mu myaka ugezemo urabona ipantaro wayigeza kwa sobo none se coiffure midi ntago ubonye hasi Yesu none se uri coiffure midi nanjye ndikaweje. Oya none se ipantaro yanditse ngo imyaka iyi niyi jewe ntago ndeba ku oya mubaze niba ipantaro yanditseho imyaka nta myaka yanditse kandi mwishuru nta areba n'imyaka yakaba ari kukubaza ngo ipantaro wayijyana kwa sobukwe kwa sobo okay databukuze nabo barabizi ko mbyambara Nese urabona hari abasaza iki gihe rwose bashatse kera basazanye n'abagore babo ariko impamvu ukora ibi bintu nawe ubayeho nkanjye nta mugore ubana nawe ko ejo warabimbwiye ngo uritekera ntabwo abo ubana n'umugore ngo atume wambara ibi muri ibisambo wangu oya no kubeshya hari gihe uba bo ntabwo waba ubana n'umugore ngo atume wambara ibi bintu n'umusaza ariko arabizi baby arabizi baby kabisa ngo ni baby bya ni byarahindutse kuba sheri ubu byabaye ni baby tu rero ubundi ni baby ni baby yes ntabwo ujya wogosha ubwanwa kenshi na kenshi. okay je hari gihe manumva ahubwo yagirana hano nuko gusama n'abinderanje binira stress ahubwo umugabo wawe David kabisa ariko na pink je njaniye gushira na pink je gaturebe pink ubona iriho ariko urayiro ariko wayogosha gute hano hagati y'amusatsi uri oya hari gihe umureka pink mbiruka keke oya David aho ngiye burangiye uranshimisha ngiye burangiye mu bintu banshimisha wallahi David antuka vraiment mimi nakupenda sana marigereke urambye ari kurikirara rwose oya nefa ntabwo burangiye mfite papa w'ikirara nkawe vraiment ariko na Yesu bamwitaga ko ari kirara ngo cyumwe inzoka ngo dore cya kirara kiciranye n'abapagani ngo bamwe oya buranga burangiye njya n'imagine uri nka papa wenda for example papa yaka nanjye ndi yaka nk'ukundi hano ari wowe papa yaka tukajya dukatana karitiye muri iyo deshire yawe contre cravate eza David ariko na mugore wawe yimbwiye baragoje uru ako se David burana nabuze kurufite no baby petit wanje yabyaye umwana umwe tu ndamufite afite umugabo hari yibugesera tu nose buriya nk'umu ari umuntu uba warashatse umukobwa wawe yitwa iki kuri wowe ubwo numukwe wanje kwanza umukwe wawe buriya ajya avuga ati mfite databuko w'umujyo ajya mvura nawe yaramucanze baramucanganyikishije ako David kujya muri studio ugakora akaririmbo kamwe kweri nzajyayo kweri nkakore kabisa umuziki bakavuga umuziki kweri David watangiye kujya mu bakobwa ufite imyaka ingahe jewe bon ngiye natangiye ndi umujene tu ariko urabona ngiye nibyo njya mbwira abantu urabona hari abantu b'abasaza bari hanze aha rwose bumva basubira bwana ukuntu umusaza rwose aracyari kwishyira muri ya myaka retour d'âge n'abakobwa barampfuye ngewe n'abakobwa baragupfuye tunagira ati utifege yaretse ko bihore hari abasaza rwose bumva batasaza rwose kumva bihorera tu ese retour d'âge ni iki David retour d'âge ni ukuvuga iyo utangiye gusaza ukagera mu myaka utangiye kongera kuba wumva umujene tu ntabwo ariyo ndwara ufite
oya neva jewe mbizi jewe ku mutima wanje ariko kubera ko nkunda Jesus jewe ibyo ndabyirinda Jesus kandi Jesus kabisa ngo umuntu tuzajya tuzahinduka abajene duse nawe uko Jesus yagiye ari umujene niko tuzasa nawe nta musaza uzagiye ugenda ufite inkoni agenda acumbagira cyangwa se n'ikiragi ebana kizahita kivuga direct cyamwizeye ariko abo yenge mbona David aramutse anapfuye yapfira muri Yesu Kristo Jesus lazima nabarabizi yenge mbona uri muri Yesu David ubanza afite ijambo ry'Imana ryaramucengeye cyane ararizi ariko akora uburara ariko azi ibintu ari muri Jesus rega nabwo baburi Urikirara nawe bamutega n'ikirara kugisha kuri imbere y'izi kamera ntago unywa inzoga oya neva inzoga sifu wapi ntago nzizimanye ntago ujya mundaya neva indaya kubera ko gutinya sida impossible kandi ari ukunda amababy nyine kuva namenya Jesus amaraso yanjye yivanze na Yesu nta sida nta ako David reka ngubaze ikibazo bavuga ngo umuntu ufite ubumuga bwo kutumva urumva bakavuga ngo ari umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga abo bantu urabazi ari noneho ubigira byombi ubumuga bwo kutumva no kutavuga sibyo ubu ndagendera kuri ya mvugo wari uvuze mu kanya ntabwo bavuga ikiragi bavuga umuntu ufite ubumuga bwo kutumva cyangwa se umuntu ufite ubumuga bwo kudakora iki bwo kutavuga okay sasa hano ari abantu babiri ngiye kukubaza ikibazo unsubize umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga no kutumva yagiye kuri boutique urumva arangije yereka umuntu wa boutique sinye iyagurya urumva gutya ni gute ku broso yamweretse gutya kuko ntabwo avuga nta nubwo yumva yagize gutya ahita amwereka ati mereza kariya akagira gutya ubwo yashakaga uburoso bw'amenyo none se umuntu ufite ubumuga bwo kutabona we ntabwo abona agiye muri boutique ashaka nawe bwa buroso yakoresha iziye sinye we kubera umutima we n'Imana nimukoresha kugira ngo mbwete igihe ndashaka oya tega batwi neza uriye nagavuga nta nubwo yumva igiye ashaka uburoso kuko rubiza akoresha amarenga ahita yereka umuntu wa boutique ati kariya kantu nakaka wiburoso noneho umuntu ufite ubumuga bwo kutabona we yakoresha ya marenga yagira gutya agafata karoso akagira gutya akamenya ibyo ari byo wabwira mu boutique agahita agira gutya agahita abimenya direct yewe rwose ikibazo nanjye ndi kumva ndi ugitekerezaho kikancanga nese umuntu utabona wa mugani yakoresha iyi sinye ntabona ariko aravuga ati yamubwira mereza brosada kuko aravuga niko nawe ubyumva ntabona ariko aravuga ntiyavuga ati mumereze uburoso bw'amenyo umuntu yakoresha ya marenga sasa nyine yavuga ati mereza kariya nta marenga nayo nta marenga because he speaks the reason why he can ask so the brush this ako kagereza urakumvishe the brush this buroso nyine bo none ariko rero ni yashonje ashukuvuga ati giye gutya n'umashonje ariko njye hari ijambo numvishe mu gitondo kuri Radio Rwanda bari kuvuga ku kibazo cy'abafite ubumuga bwo mu mutwe bavuze yuko akarere ka Gasabo ariko gafite abarwayi benshi bo mu mutwe niho hari abasazi benshi ariko ntabwo bakivuga abasazi mu bumuga bwo mu mutwe wabyumvise neza seriously akarere ka Gasabo niko gafite ngo abasazi benshi nako abafite ubumuga bwo mu mutwe benshi ninuze karaye sise siri muri Gasabo oya ni ukubera abadayimoni baguteza ubumuga abadayimoni mbese abadayimoni batera ibisa abadayimoni bavuye mu ijuru nibo barabamarayika abadayimoni bo mu miryango mu nzu irimo abantu babiri umwe nagavuga urumva undi we nagabona urumva ukuntu bameze babiri undi nagavuga undi nagabona
umuriro rero uragiye muri iyo nzu ninde wabwira undi ko umuriro wagiye abantu bacanganyishijwe kabisa lazima watu wacanganyishijwe lolo se abati bo bana bigenze bite bata c'est grave frère c'est grave gaho tukura abo badayimoni bamanutse mu ijuru YAKA nigeze kumva avuga uburyo ki satani ngo kere n'Imana ngo barabasho abarabaje ubundi yitwa Lucifer satani n'ijuzi yari zina rye baje kurema umuntu hano ku isi muri Eden no bon satani ahita bo bibiri ravuga ngo mbyashuye bo haravuga ngo nijuru habaye intambara ngo marayika atangiye kurwana n'abamarayika ariko ashuka kimwe cya gatatu cy'abamarayika nicyo bahinditsemo abadayimoni Yesu azamutse ajye mu ijuru ati we toka wewe nje no abwira Gabriel ati kandi uvuze ngo bari Gabriel niwe ari komanda mu heaven mu ijuru mu heaven ari komanda mu heaven karaza atupa satani Lucifer awitwa Lucifer kuko yaririmbaga yarimba amajwi nk'igihumbi yana akaririmba Imana ikishima cyane ikaba ati uyu none se ko Imana yari yaje mu isi iri muri Eden iri kure mu muntu iyo ntambara mu ijuru yari yatejwe na nyine ni satani yavuze ngo yicaye ku ntebe y'Imana yishira hejuru yaje ku isi bara iramwihorera yarayirebaga kuba niyamuremye arangije barazamuka tunda Jesus bati we toka inje abwira komanda marayika ahita tupano kaza kibaranga niyo mpamvu n'ubwira ni satani toka waraneshejwe ni uri hasi yanjye kwa Yesu burya rero ngo kimwe cy'amarayika nicyo cyanditsemo abadayimoni za nyabingi bamwe barihinduranya bandika nyabingi abandi bayitwa bacwezi abandi guta nukuvuga ngo na satani yari afite ingabo nyine bana baramumviye ati we ati ijuru ni ryacu yamanukanye ikipena ati ni ijuru ni ryacu kuko biranditse mu byashuwe ngo mu ijuru habaye intambara ngo marayika n'Imana yamwohereje ku isi ubwo ntago buzima muse oya nawe yagize jalousie ngo kuki waramye umuntu Imana nawe yagize jalousie oya Lucifer satani yagize jalousie avuga ngo kuki ataremye umuntu turi kumwe kuko yishiraga hejuru cyane arasanga yicaye ku ntebe y'Imana toka ahita bamufashe tu Imana kuki yaduteje satani oya tamutwitse cyangwa se ariko yaravuze ati we uzamwize uzamukurikirana akazi azashatu azarimbuka biranditse mu byashu nati numva baza David ku evangelist uyu nguyu mwese usoma Bible none se buri abakurikiye satani bazashya kuko nta n'ukuri Imana yazashyira mu rurahari ngo zategeka umuriro tap uzamuka dire ngwijyanemo nurangira gukora ko wambaye umubiri wange kwijyana marayika ari hari yagufata gushiramo kandi ngo bari ibintu nk'ubugome hoya kandi byanditse niba wemeye gusambana niba wemeye kuba umujura niba wemeye uburiganya bwose kuko mu Galatiya 5:19 haravuga ukuntu abantu bazajya mu ijuru no mu Thessalonike ino mu Galatiya 5:10 ngo dore imirimo ya kamere iragaragara ni gusambana gukora ibitesoni ibyisoni nke gusenga ibishushanyo kuroga kwangana gutongana ishyari umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice no kugomanwa no gusinda babandi bireba amatayi kwireba ibice n'ibiganiro bya bindi babango ndagascreening yapi ntago bye cyangwa mu kanyoko wapi ukabwira umugore wawe ngo kanyoko kandi David ibyo bintu byose uvuze ni na bibiri byonyine udakora byose urabikora oya neva je nabyirinda ni umuntu atangiye kuntunganya n'abatoka satani kwa Yesu ngo se ndi satani ntago ni satani kugiyemo kugira ngo underange ariko rero ibyo David avuga nanjye nabyumvise
Mungu ana huruma kwa wenye makosa, aliangamiza Sodomo na Gomora. Sodomo na Gomora walizidi kuishi katika uovu. Mungu ana huruma kwa wenye makosa, aliangamiza Sodomo na Gomora. Sodomo na Gomora. Sodomo na Gomora. Imana nta mbabazi ku banyabyaha mbabwire. Imana nta myagiza abashiriramo. Dore na David ari kubivuga. Nta mbabazi, niba uri umurozi, niba uri umusambanyi, nubwo nanjye ndimo, Imana tuzabizira. Oya, isamanye YAKA kakubwire ibanga. Isamanye ko ikishimi mbabarira frima gibe amaraso yawe wamenetse angezeho icyaha cyose. Ahita gikuraho na Jesus. Erega Jesus na buri gushishikariza abantu gukora ibyaha. Oya, oya, ikoze icyaha nanjye iyo mvuze nti iyo nkoze icyaha ni kuko twambaye umubiri. Tubwire nk'icyaha werutse gukora ugahita Imana excuse me. Hari umuntu washatse kundakaza, ashatse kundakaza buramubwira nabi, ngeze imbere gato ndabana iyo ngiye kuryama ndakontora n'abantu twabonanye n'iki byose. Mbabarira kabisa Jesus, nkumva arambabari amaraso Yesu anyize. Kuko na daimoni yimbwita toka daimoni, ndagutwikisha amaraso wamenetse, amaraso Yesu yamenetse, toka. Agenda Satani aratinya amaraso. None ko washatse umukobwa mutoya urusha imyaka biriya byo nago wenda ari ukuntu. Oya, na amour, love. Ni love. Amor. Ni love. David yarafite umugore umwana muto cyane ufite imyaka 22. Ariko umukobwa nawe yagize aho ngaho tubona ahura n'indi bogari. Kubera baceri rote tuyaraje kubera baceri. So David biriya ura understanding friend. Barabari bose yabwiraje. Ese nkayakura mufashe kugira ngo nawe asobanukire. YAKA turi kumwe ntago nzemera ko Jesus yazamurimbura jewe. Takora ngewe aho kugira ngo Kanyombya ndambikeho ibiganza cyangwa se baba pasiteri b'ibisambo njya mbona na David yansengera. Aho kugira ngo nsengerwe na banzovu bya bindi bajya baza kunsengera hano imbere na babandi bigira ngo nabakozi b'Imana baba pasiteri b'ibinyoma mbona. Aho kugira ngo bansengere nasengerwa n'uyu David. Eza kuki uyu nguyu yakwemeje kuri ijambo ry'Imana cyane. Uyu nguyu ntabwo esukuragiramo nibyo avuga, ubona ko nta buryarya burimo. Byibagiwemo gatoya ariko wumva ko ibintu avuga. Kwikinisha arikinisha byo ntabwo yabiyaka. Ujya ukora akanyamerika. Oya. Yuko se ibora ibihari tu beda mahari na basi na ibora yanyita ibora yagihari ni ibora. Bakobwa batababora rero ziko ari icyaha kuko David ngo hari n'abagabo bendana. Ibora rero sawa. Numva ngo hari n'abagabo bendana. Ubwo cyangwa bakikinisha ni n'abadaimoni rero. Ariko muri Bibiliya kwikinisha birimo ra kandi byanditse. Bwira umurongo yanditseho kwikinisha. Ngo nari n'abagabo nta kwikinisha ntabwo ni Imana ibyanga kubi. Ni Imana yaremye abakobwa abadamu urikinisha kubera iki warongoye se. Ariko muri Bibiliya birimo. Nyine birimo ariko rero Satani bikuriganyisha. Umutima wawe ibufashe tu. Kuko nanjye yaravuze ati bari abantu nanjye waremye Imana. Ngiye nanjye abantu zabatwara turimbukana tu. Ako muri Bibiliya sindabona. Ntabwo ndi umupasiteri n'umuvuga ngo mu Batesalonike cyangwa se mu Bagalatiya ari ahantu handitse ngo kwikinisha. Kwikinisha ijambo kwikinisha. Kwikinisha ni ukufata umubiri wawe ukwikinisha kugira ngo gute wenda urugero. Urayifata tu ukajya bigira gutya. Unachika sasa. Davizi. Narabikoze. Niba utangiye no kubyapurika imbere ya kamera. David ahubwo danje. Gira umpagana nyine. David njyewe ndashaka kutubwira amagambo amwe namwe tutajya tubona muri Bibiliya kandi ku isi bavuga ko ari icyaha. Muri Bibiliya ni ahantu handitse itabi. YAKA ntabwo ugira amatsiko. Itabi nanjye sindabona ahantu byanditse. Ariko biranditse no mu gipapuro cyaho ngo uri mwe nyine danger hari agasaraba ni très danger. Ni danger ko
aragasaraba Jeni kubaza muri Bibiliya apana kuri apakita oya Bibiliya ntaho byanditse none bivuze ko kunywa itabi atari icyaha oya jewe ntaho nacira urubanza ngo turavuga itabi ariko apana kubera ko ariko je nyirinywa yoretse ko nari mu jewe navuga ko ari Imana ibyatsi yaremye tuyaravye ngewe ejo bundi hari umubikira mperutse gusura anzimanira petit score ndabura se namwe buriya biremewe arambwira ati ikintu cyose uriye ntikikugireho ingaruka ngo nta cyakirimo ni ukuvuga ngo uriye n'ibitoki byinshi cyangwa ibirayi byinshi ukaruka ni icyaha niko yansobanuriye ngo ariko ngo ikintu uriye ntikikugireho ingaruka ngo there is no problem ikintu kikubereye icyaha kireke niba kigucira urubanza mu mutima wawe ebana mefien urakireka kabisa none se umuntu ariye ibiryo akagwa ivuto wenda akaruka abakoze icyaha cyane yahanwa nk'umuntu wundi wakoze ikindi cyaha of course ni umudayimoni w'umuriganyije buriya bose abarya museko barya ku buryo yumva adahaza oya uri control nawe kwikontorora ari umuntu urya rwose akumva ko yapakira igifu byari n'abasaza njya mbona mu makwe nanabivugira hano ugasanga abantu b'abasaza turi ku murongo tugiye kuri ugasanga umuntu w'umusaza imbere y'abuzukuru imbere y'abana akarura isahani akayipakira mu mpande agakubitamo imyumbati hirya agakubitamo amateke ebana akazenguruka ahantu hose ubundi isahani akayipakira agakora ikirunga mwabasaza mwe mwagiye mwesha agaciro imbere y'abuzukuru banyu ngende rwose ukajya kwarura imbere y'abakwe wamugana na Papa Savana numvishe ngo ntago yahena imbere y'abakwe kuko birasuguhena imbere y'abakwe n'umusaza imbere y'abuzukuru ukajya gupakira igisano ukacyuza mu bukwe bijyanye n'umuco sinzi nimba yanabishoboye ndi self service ubundi ugira ikivugo ikivugo nk'umuntu ntago ubaye utafite ikivugo abantu rwose urabudutangaje kabisa tubwire ubwo nibyo nyine ibindi ebana nibyo nyine umutahira ni iki umutahira ninde umutahira si gutaha inka inyamaswa y'umutahira umutahira ninde sasa tubwire mu kinyarwanda umutahira ni wundi uvuga inka namvishemo inka bijyanye n'inka voilà nta kintu cy'ivokabulari wabuze mu kinyarwanda David adufashe nka cya kintu nakubajije ubundi ugahita uvuga ngo ntabwo ukizi ibintu by'ibinyarwanda rero wapi kabisa nyine byumvamo gake cyane kabisa tubwira nk'ibintu wabuze iby'imigani cyane cyane imigani kera bajya bavuga ngo baravuga ngo iyo bavuze ngo wenda n'urugero ngo akataranirwa kagaramye kagira ngo ijuru riri hafi uwo mugani bawuca ryari usobanuye iki imigani kubera kubitabona amatabuni menshi n'abaye Kampala n'abakikari b'inyarwanda gera none se iyo bavuze ngo urwishigisha yararusoma ibyo wishyuye ibyo ndabizi nyine ibizanye amatatizo nyine ibizanye ikibazo nyine David wowe ujya unabivuga kuko iyo bwabaga amasaha tuze kuza gukora hakiri kare kubera imvura ukora iyo bwabaga ukora iyo bwabaga ni ukuvuga ukore speed vuba vuba tu nyine turabyumva ko ari speed vuba vuba ariko iyo bwabaga ubwo bwabagayo ni ubuki ubuki bwabagayo uvuga ngo ukora iyo bwabaga ukora iyo bwabaga ni ukuvuga ugire vuba vuba oya mbese ukoresha imbaraga zawe zose na za zindi zanyu mbese kuri finale ubwo se ni ubuki bavugaga bwabagayo iyo bwabaga ni ubuki bavuga nyine ni ubugabo bwawe bwose udadishikisha YAKA ubundi ukoresha mbese iyo bwabaga uvuga uhenereze mbese barwane paka YAKA byibura rwaye nabyo tugura ubwo bwabagayo bavuga bwabagayo bwabagayo ukoresha uko ushoboye kose ubukorwa bwabagayo uze ngaho tubwire noneho bwabaga n'ubuki iyo bigwa ni kure ibyo bigwayo ni ibiki noneho
Ingo ni Kinyarwanda bana. Ariko David uri umuntu mukuru musaza. Erega oya. Jewe nabaye kubera kuba amatawuni tu. ariko nawe ujye ubivuga ngo ebana ngo niyo bigwa. Niyo bigwa ni kure, iyo bigwa ni kure. Ni ibiki bigwa yo sasa. Je ne comprends pas moi aussi. Ntabwo mbizi kabisa. Ariko ujye wumva bivuga. Jya numva bivuga. Kuri yo bwaba. Iyo bigwa muhanzi ko ari ahantu kure. Ubugabo bwawe. Iyo bigwa rero, iyo bigwa nta. Ubugabo bwawe iyo. Ngaho tubwire noneho. C'est grave. Iyo bavuze ngo iyo bigwa ni ibicu. Okay. Dore hariya urabona ko atari iyo bigwa ibicu. Si kure. Ni kure. Kandi iyo wegereye hariya ukahagera hariya ubona ibicu biguye. Nabwo ubona bigwa hirya nanone. Niyo bigwa. Niyo bigwa. Okay. Bigenda. Yes. Nagwaye igitekerezo. Urakibaye kwere. Nawe biga kwere. Wariko muri Bibiliya urabyandastanding atu. Iyo bigwa. None se kubera iki Yesu yagize gutya agafata amazi akayinduramo divayi mu buri bwa buke bw'ikana? Kuki se bifashe ngo yahinduremo ji? Non, yagira ngo yerekana abantu baho. Mama we yaramubwiye ngo nyamara biradushiranye. Ati tubigendanyemo gute? Ubwo yashaka byibaza nawe. Tubigendamo gute? Mama ubwo yase yibaza ati tuye uriya kwabwiye Maria abantu bamubyaye burya. Maria nawe yari muri bwa bukwe se? Yarahari nyine. Yarahari ababwira ati muzane ibindi bana mubizane muzuzemo amazi. Arararama hejuru. Ati ubwo yaravuze ati yari Imana nzima niwe wakoze igitangaza ama direct ibyo izogo bangwa ubundi babya 20 ubundi uretse ko batabisesengura cyane 20 ubundi mu gifaransa 20 inzoga ntimwumva umuvinyo nyine burya Abisirayeli ngiye nakubajije kubera iki atabihinduye ji akabindura inzoga yabihinduye umuvinyo nyine barinywera nta nubwo yinyize mbona nkwaho ariko baranywera muri filime narayibonye ntabwo yanyweyeho wapi we nta nubwo yakundaga gusangira n'abantu cyane Yesu yari umukoboyi uri umukoboyi ariko baje kumufata baranganya amaso bose gutya chini bose bikuta hasi ati none cyabazo nyine ni mu gikore bahita mufata bahita mutera amangumi bibiri bigutangaza kubera Yesu ibitangaza yakoze uzikiri yakoze azura Lazaro barahaye Marita yaragiye ngo aravuga ngo Yesu ngo niho akunda kurya niho akunda no kurara kwa Lazaro none se kubajya bavuga ngo Yesu ngo ushobora kuba yaravuye ku isi n'ubundi afite umukunzi never nta mukunzi araburotse yanda yakije abadayimoni Maria Magdalena nibyo Maria Magdalena yari indaya yarafite amaherena n'ibisatsi byinshi guzama ibisatsi gutya direct abantu bavuga ngo ni indaya ngo n'umugore ntabwo ari n'umugore yari indaya arabajya bavuga ngo Yesu yavuye ku isi nyamara afite ngo oya never nta n'umuntu abaryama Yesu yarafite umusheri oya ntawe yarafite bari gitanga azura Lazaro rero nibyo azura Lazaro yavuze mwamushize cyakwemeje cyanyemeje cyane ngo mwamushize kandi abantu bose basenga baraho bavuga butumwa baki byose bana ari katolika abasilamu ibyose byabyo bari bahari none Adventiste n'iki yaje nta dini ndebaho gibe nuko aramuzura awe mwamushize ati twamushize harahe nkuko bamushyira munsi hariya ati bon aragenda ahita avuga Lazaro allez viens ici là Lazaro ngwino Lazaro itas direct shahera reba kuzuru bose baraho ahubwo baravuze ngo tumazeho abantu ngo agiye gutumaraho abantu kubera ko azuye Lazaro nuse baba bazuye nabazuye ese ko wende usengera ushobora gusengera umuntu Yesu ariko ngo yaravuze ngo Eloi Eloi yavuze ele Sapton oui pastor oui my friend ni safi kabisa tunashukuru Mungu baba we nakuya hakuna tatizo wana ndagera Nyanza direct ningeri wazanye imodoka ukwantwara my friend turazamukana no ungiye kuza nguri kumwe na YAKA turazamukana nanjye nta Nyanza no
oya nevasindisha si bikigiye wapi ntabwo uri uze kumbona se sigewe navugaga uri Kicukiro bambe inyanza uze tuze kumanukana wapi abashiki bari ku rugo ngeze gahanga basta okay nakuye ndaje rero nta kibazo nyihanganira gatoya sibyo all right ni pastor all right wari ukiri kutubwira kujyanye na Eloy Eloy Sabaktan nivuga ngo ni iki kikundekesheje zikunda najyaga menya nicyo bisobanuye yaravuze ngo Eloy ni iki kikundekesheje ariko kubera umubiri yabana ko bagiye kumutera imisimari reba nawe wigeranye nawe reba gutera umusibari uri kumusaba baya baguteye baridesha ariko ko ari Imana nzima yari yabyimeje abatigewe mu babikore tu aremera aradupfira twese arabazungu arabazungu yaravuze ngo Eloy Sabaktan ngo niki kikundekeshe ntago ari gutyo Sabaktan gusaba kitani ngo nikikuru cyari kiri hirya kiravuga ati ebana igisamo cyo ntago icyo gihe kimwe cyaramubwiye ngo kuri umukoboyi iri hatari ese ko bitanditse gukora umukoboyi ariko umukoboyi none ngo kuki ngo wakwivanyeho nawe kwatuvana aramumefi none ikindi kiramubwira ngo je nguzanyibuke nugira heaven mubwami bw'ijuru ngo ahubwo turi kumwe kandi nasomye Bible nta bigaragara ko nta gisambo kigize gisiga yaragitwaye tu heaven bozo bya bisambo byombe oya cya kindi cyaramupinze burya cya kindi cyamubwira ngo wawe wakwikuyeho urakadukura ahubwo cya kindi cyavuze ngo eba ngo je ngo uzanyibuke nugera mu bwami bw'ijuru arambwira ko umugoroba ahubwo turi kumwe mukanya ariko ubu yari hataraje ariko tekereza nawe ako Jesus uramwemera Jesus nawe nigera zavuga ndashaka David kuko na Salomo yari afite abagore 1001 David we yari afite uretse ko yarongoye muka Uriya kucyo babasambanya aribo bakwinspira cyane nuko David yagize irari yari ngo mu nzu ye hejuru urumva yari mu etage none bamubonye ayoga areba ataye gutya areba aybarahita ubwo ni byakera kureba amataye urumva yahise yezera abasikoti buriya David ashuka Uriya yari ku rugamba aramubwira ngo naze ngo ntacyo amuha amayoga inzoga kera barinyweraga amayoga amuha inzoga ngo nanywe aranywa arangije amuga ngo genda ku mugore wazi ko yamute cyari kizira mu Israel mu Heburayo kugira ngo uzatere umukobwa inda cyari kizira bo noneho amubwiye gutyo ahita agenda bavuga ngo yawufashe umugabo we amwohereza mu rugamba amushyira n'imbere nyine amushyira oya nyine nshaka kugira ngo nkubwire yaragiye avuga ati ubwo yaraje aramubwira ati ubwo naza ni satani ko yamuriganyije ati naza buriya ndamuhereza agenda ryame n'umugore bavuga ko atari ari wamutinda noneho finaloma ntuza aranga Uriya aranga ati giye ntago urumwami giye ntago ngiye ngomba kuguma hano ayibonye yanze ati jya ku rugamba abwira kamanda aramubwira ati we toka mushyira imbere amushize imbere bamana muwa baramwica basigara n'umugore we none Yonatani niba muriye ngo se ngo fashe ngo intama y'umukene ngo ukayica ngo ahubwo ngo niwe wapfa Yonatani namugirira ati ni wowe warongoye muka Uriya warangije kwicisha Uriya David yambara ibigunira yarasenga yambara ibibabazi ariko Imana yababariye eze gukunda kugendera amakaramu cyane nk'umuntu w'umudiplomate bon amakaramu imwipfuye mpita mfata indi nkandika nshaka kwandika na nomero za telefone z'uburu nkahita nandika kugira ngo gusevinga se nimero kuri telefone bo ndabizi ariko hari igihe nderanje nkahita mbishyira ku rupapuro yaka tugende ebana merci beaucoup de sexe large Mr David so asante sana merci mu ruhango ryari numvaga nagenda ejo ngomba kugwerekeza ahubwo madamu we twajyana da ejo ngomba guherekana gusura kabisa yarazi ko ndi buze Frank rero ako sisi n'uvuganye na pastor niwe
niwe tuvuganye Ugiye kubona na pastor darara bagiye kugusengera darara uri ariko avuze ko YAKA ngo muri mu mvinyo sintoya nawe cyo sawa Davido Agatsangwa reka twibutsa abantu bose batandukanye aho uri hose kabisa muri umujyi wa Kigali n'ahandi hose mu Rwanda abantu benshi batandukanye murabizi ko ngubu ibintu ari fire ibintu ni moto cyane ku muntu wese udafite permis y'inyarwanda barakubwira ati korera permis y'inyarwanda ubundi utwara imodoka nta kibazo na kimwe ufite ubu rero umuntu wesha permis cyangwa se provisoire ni umuntu witwa Mwarimu Clement akorera inyamirambo Mwarimu Clement akugisha mu minsi ine gusa ukaba ubonye provisoire so babantu batinya gukorera provisoire abantu benshi nasanze batinya gukorera provisoire kubera ibibazo byinshi bitandukanye wenda baba badasobanukiwe ariko Mwarimu Clement akugisha mu minsi ine gukorera provisoire kandi ukajya kuyikorera hanyuma nyuma yuko uyikoreye ukayibona nibwo umwishyura so nukuvuga ngo ngwino usange cyangwa se wegere Mwarimu Clement akwigishe gukorera provisoire mu minsi ine yonyine ugenda uyikorere numara kuyikorera ukayitsinda cyangwa se ukayitsindira nibwo ubona kumwishyura ikindi nuko kandi kubijyanye n'imodoka yo ni iminsi mike cyane akwigisha basics akwigisha ibikenewe akwigisha bya bindi ukeneye kumenya kugira ngo utsindire permis kugira ngo utsindire provisoire apana bya bindi byo kujya ari ukirirwayo ugakora rimwe ugakora kabiri gatatu kane gatanu uraho ngaho gusa no we ujyayo iminsi ne provisoire hanyuma mwajya muri permis nayo ni iminsi mike cyane ukaba wagize gutyo ukaba wikanye permis yawe ubundi ukaba umwe mu bantu bafite permis hano mu Rwanda hamagara Mwarimu Clement kuri 07 88 48 38 37 22